FILS ni umuntu wanjye ndanamwemera ariko buriya nari nkumbuye kumubona NYINAWAMBOGO n'umwana mwiza mu buzima busanzwe bwa NYINAWAMBOGO nta mutima mubagira niwe muntu wa mbere NYINAWAMBOGO nzi mu bakinnyi b'amafilime utakugira ishyamba Nzovu niwe witera ubukene ntago uyu mubyeyi yitera ubukene kuko uyu mubyeyi ntajya mu busambanyi nta nubwo ajya mu businzi Nzovu twarabanye twajyanye i Burundi twamaranye y'imyaka 3 ngena Nzovu yakoreraga amafaranga yakora nk'ibihumbi 500 by'amanyarwanda agahita ajya mu Indaya tukazongera kumubona maze yo nk'ibyumweru 3 amafaranga yose yaramushiranye n'inkweto zo kwambara naza afite yambaye ibirenge Nzovu ukuntu muzi nge nari twahindutse yakundaga abakobwa niyo mpamvu waba wese buri koko ndabizi mwarakoranye wakagombye kumuhamagara ufite amafaranga kurushayo mfite ugamuhamagara NYINAWAMBOGO kamuharore muri iyo filimi yawe se buri koko niwe Sekaganda impamvu nabibanzeho ni abantu bafite amafaranga bari abakoboyi ni abantu NYINAWAMBOGO atakagombye kurira cyane cyangwa kugira ikibazo bahari sheri buriya nabibona ntago turi buserere ati niko wibagirwa ute ubukwe bwacu ibaze kwibagirwa itariki zawe ati bigaragare ko hari ibindi bintu bindi uburimo uba wibereye Yes, aba BigTown azi mumeze mutemba hayi kaze kuri kamera za BigTown TV online. Yes, amazina yanjye nitwa Emi NYINAWAMBOGO fi yola Duherukana cyagihurira wa mugani twashize igihe kinini mwa kabisa umeze neza shameze neza nyine ariko ewana ndashima Imana ndashimira abantu bamfashije ndashimira Yago Imana umugisha mwinshi cyane bro Imana ikwagure mu byo ukora byose Imana izakumera ijuru Imana ikuumugisha mwinshi Mana uri umuntu w'umugabo jama ni umuntu w'umugabo kabisa sibwo mwibagiwe Yago uri umwana mwiza uri umuntu w'umugabo kubona urizwa n'ibyanjye wenda atari kuvangura gutwika ngo kamera iri kukureba urumva Yago nago kamera murebaga urumva ariko man Yago aracyafite ubumuntu muri we Imana iguumugisha bro kandi abantu mbona nyine bameze kuriya nyine ni bakeya tu kandi Imana y'umugisha abamama bamfashije bakanyuriza ku mafaranga kugira ngo njye kwivuza Imana y'umugisha umuntu wanguriye telefone kubera ko navuze kuri Yago TV yuko bari banyibye telefone Imana y'umugisha abakurikirana BigTown TV ko nabo harimo bamfashije banyoreza amafaranga ewana mu by'ukuri nagiye kwivuza ndagenda njya kwa docteur nubwo ari hahenze cyane ariko nagiye pe barandebera bamfotora munoza mu cyuma barareba basanga akaguru nta kindi kibazo kirimo ahubwo bambwira yuko ari ukugabanya ibiro ubu ngubu ndi kuri regime kugira ngo nzabereke yuko ewana mbiharaniye rwose nzajya ngenda ngabanuka gake kuko hari umumama unyitayeho nawe n'umwana mwiza Imana imuhumugisha ndabiza azareba na kino kiganiro arimo aramfasha for free kugabanya ibiro nukuri Imana ibahumugisha pe Imana ibahumugisha cyane NYINAWAMBO niba gutungaho mikoro bimeze bite ni sawa iminsi myinshi rwose umeze neza meze neza dore ukumbwira ngo urashaka ko nguhuza na FILS wamubonye
FILS namubonye nako FILS we Mbega NYINAWAMBOGO turahorana dukinana filimi cyangwa muri guteretana mwana reba kwafa afite niyo ufite muhuze imitwe turebe reba sa nk'umwegera turebe ndahita babwira turatwika mani turimo turakina turi gukina filimi ari umugore wanjye ngende umugabo we ni filimi nshyashya yitwa Kabashengure series abantu bajyeho bayirebe ntibibagirwe no gukora subscribe ngira ngo muri kubona ko turimo turatwika muri iyi minsi amatentire inyogosho zimwe ibintu nk'ibyo ngibyo rwose umeze ute meze bo nakwegereze nuza meze neza cyane rwose nta kibazo nta ribi ako gakwafe bakita ngo iki aka gakwafe bakita rokoke iyo ni rokoke ufite iyi ni rokoke mfite urabona ko iyi ngewe niyo nkunda ko nijyanye n'uyu mutwe wanjye uwo mutwe wawe uwo mutwe waba iyo ugiye kwisukisha ushyiraho ibisuko bingana gute nshyiraho ibisuko biringaniye n'amatwi warayapfumuye wana ahubwo nuko nibagiye amaherena ubundi sinjya nyibagirwa ko sinzi ukuntu yibagiwe uyu munsi NYINAWAMBOGO nzamuremera buriya uduherena twiza kabisa ndashaka kuzamuremera uduherena twiza rwose NYINAWAMBOGO ko kawe nta nubwo wanashimira FILS nkuna na FILS igira gutya rwose ndagushimiye cyane ariko FILS ni umuntu wanjye n'ubundi FILS ni umuntu wanjye ndanamwemera ariko buriya ewana ewana nje ako sibwo wagize gutya babarugire gutya kare rata ntumwereke inyinya inyange ibonwa n'abantu bake shashushobe wanyeretse oya inyange ibonwa n'abantu bake uzi ko ubu ngubu nawe inzoka itakurya kubera iki yabigufata nk'akana gato kubera ko umwana mutonya ntabwo inzoka ijya imurya umwana utaramera amenyo nawe izungujemo akarizo yakumva n'amenyo nibyo fi NYINAWAMBOGO wari umukumbuyeho iki NYINAWAMBOGO nari maze igihe kinini cyane nari maze igihe gitoya cyane tutabonana duherukana mu byumweru 2 bishize turi gukina filimi nyine yanjye iyo ngiyo dukina ari umugore wanjye ubwo rero mu by'ukuri nari mukumbuye gusa yari yambwiye ati nanjye ndashaka kwiyogoshesha nka kwa kundi yiyogoshesheje hanyuma dread azivana ahita ashyiraho inyogosho ngira ngo murabona ko ari ku mico ya danje nari nkumbuye kumubona NYINAWAMBOGO n'umwana mwiza mu buzima busanzwe bwa NYINAWAMBOGO nta mutima mubagira niwe muntu wa mbere NYINAWAMBOGO nzi mu bakinnyi b'amafilimi utakugira ishyamba ngo avuge ngo kiriya kintu ngo sinifuza wenda kugifasha sinakora ibi nibi sinamufasha ibi nibi urabona nk'ubu hari abakinnyi b'amafilimi bafite ama YouTube channel batanahamagara NYINAWAMBOGO basi ngo amubwire ati fata n'ibihumbi 10 ku munsi uzunyinire wenda basi udusene 3 sibyo hanyuma ngo ibyo bihumbi 10 nawe ugende wibereho urabizi NYINAWAMBOGO afite abana 2 ntabwo ari kumwe n'umugabo we mbese NYINAWAMBOGO afite ibibazo nyine byinshi hanyuma ngo babe basi banamufasha ahubwo gusa ni abantu nyine bari aho ngaho mbese muri make ntago mbishimiye tu NYINAWAMBOGO rero niwe muntu wa mbere nzi utakugira ishyamba tu uvuze gutyo iki kiganiro tugiye gukora cyaka kumenya wowe na NYINAWAMBOGO mwakinanye n'abari abantu nejo bundi nakoranye ikiganiro na NYINAWAMBOGO ndabimubaza arambwira ati we nta kintu ashaka kubivugaho ariko nzi ko wowe FILS uri umuntu uvugisha ukuri sibyo fi kuba abantu bose mwakinanye filimi bose bagafashe uyu munsi we na NYINAWAMBOGO bakaba bigaragara ko ari mwe mukiri inyuma kandi mwagakwiba ngubu uyu munsi kuba muri ku rundi rwego abantu mwakinanye kuki batabafasha bimeze bite ariko reka nkubaze buriya Samusura kize ku ruhe rwego wenda ntago navuga ko buriya ntago jewe hari abantu mbona badakize yego afite ubundi buzima butandukanye wenda n'ubwa NYINAWAMBOGO cyangwa se n'ubwanjye sibyo afitemo ubuzima nyine ukuntu ari hejuru mo kuntu kuturenza wenda niko navuga hako ntago ari umukire nawe sibyo
ubu ngubu ngewe sayizi ndimo ndubaka YouTube channel yitwa FILS TV official kugira ngo nibura NYINAWAMBOGO ajye abonaho 50 buri kwezi nanjye mboneho amafaranga makeya yo kurya sibyo. NYINAWAMBOGO turakinana, ngewe nagize umutima wo kumushaka ndavuga ati reka nkorane na NYINAWAMBOGO, yo mfite 5000 ndamuha, naba mfite 10 nkamuha, ayo naba mfite yose ndamuha, gusa ntago NYINAWAMBOGO ubu ngubu afite amafaranga. Niyo mpamvu waba wese buri koko ndabizi mwarakoranye wakagombye kumuhamagara, ufite amafaranga kurusha yo mfite ugamuhamagara NYINAWAMBOGO ukamuharore muri iyo filimi yawe, wamara kumuharore muri iyo filimi yawe ukamuha n'ibyo 20,000 akabitahana, cyangwa se wowe Samusure wakagombye kufata NYINAWAMBOGO ukamushyira muri filimi yawe nanone nawe ukamuha mu mafaranga make. Mani hari abantu nyine bagiye bakora urumva, hari abantu bagiye bakora bakoranye nawe bafite amafilimi. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo se fingo ko tutari kubabona, ngo ko tumaze iminsi ngo tutababona, ngo muherereye duherereye kandi wa muntu akora nakubwira ngo nakoze ngwino tufatanye. Nimba ari n'ibyo 10,000 nimba ari n'ibyo 50,000 bigubitahane urumva. Ngiye nakoze YouTube channel yanjye pe ntago iri kurebwa nkuko mbishaka, ariko ndasaba abanyarwanda mwokagira imana mwe mwarebye YouTube channel yanjye ikagira iki tumarira, yaba ngiye na NYINAWAMBOGO cyangwa na Nzovu cyangwa n'undi muntu sibyo, mugakora subscribe. So uvuze gutyo uravuze ati nimudufashe ngewe NYINAWAMBOGO na Nzovu n'umuntu witwa Nyagahene. Na Nyagahene nimwe bantu bigaragara ko mu bantu mwatangije filimi nyarwanda nimwe muri inyuma. Turi inyuma ndabyemera. None ikibazo ndi kukubaza, why abantu mwakoranye kandi bivuga ko icyo gihe mwari mufite n'izina we na NYINAWAMBOGO na Nyagahene na Nzovu, nimwe mwari muyoboye aba bantu bose uyu munsi babiyoboye. Ubu nari igiki gituma kugira ngo abantu urukundo rwaguke muri bo, nirumara kwaguka dufatanye? Mbo buriya buri muntu wese aba afite ko ateye mu mutima we sibyo, kuko ngewe nakoranye na NYINAWAMBOGO muri filimi hashize igihe kinini cyane. Murabizi twatangiye amafilimi Kera dushyira ku masede, ngewe na NYINAWAMBOGO twajyanye Burundi, tujya Buganda ahantu bita Igisoro, tujya Kampala, tujya muri Kongo urumva, tujyanye amasede. Iby'amasede rero byavuyeho, bimaze kuvaho nta handi twari dufite. Nubundi n'ababosi bacu badukinishaga bari baraduhaye amakontra, bose bahise bava muri sinema kubera ko iby'amasede birangiye. Abakoze rero ama YouTube channel nta bandi, ntabo rwose ababosi bahise babivamo. Hanyuma umugabo Samusure niwe wahise akora nuza Seburikoko nawe yaje nyuma, ntago yaje mu gihe cyacu. Seburikoko yagize gutya nyine nawe akora nuza YouTube channel, biramufashije biramuhira nyine. Na Samusure akora YouTube channel n'abandi nyine tu. Ubwo rero nge narebye ndavuga ati n'ubundi nanjye mbona udufaranga dukeya utwo mbona urumva, reka mfungure YouTube channel mpamagare NYINAWAMBOGO, n'ubu ndashaka guhamagara na Nzovu urumva n'abandi bakinnyi, kuko ngewe ngenda nkinisha abakinnyi ba Kera nka Diaro ndi kumukinisha muri filimi yanjye, nshaka kuzanamo na Gasasira urumva, noneho nzamure n'abandi bana batoya bashaka gukina filimi. N'ubu ngubu rwose buri ko ngewe nkoze interview mvuga nimero yanjye nkavuga ko umuntu ushaka kuza gukina filimi iwanjye ni umuryango urafunguye urumva. Hanyuma nzamure n'abandi tube turi kumwe, basi giye bizatuma basi ntikunda ntagira nka wa mutima wa babandi. NYINAWAMBOGO ubona ari iyihe mpamvu ituma batabafasha? Ni wowe, ni Samusure, ni wowe, ni FILS, ni Nzovu na Nyagahene? Rero ukuntu mbibona ngira ngo nuko hari wenda baba bafite amarore bari bukine, wenda twebwe
bakabona twebwe nta role turabona badushyiramo njye niko mbitekereza wenda nkavuga ati wenda niba mbona role bazampamagara njye nuko mba mbitekereza urishuwa neza ko bazaguhamagara niba bamboneye role bampamagara ubwo batanayimboneye ubwo babyihorera sinjye ntago mbiguzeho tu wallahi ntago mbiguzeho jewe sinyanigura ubundi gute rero fi nge ndi umwana urumva nibagiye igisekuruza cyane nanjye kukivuga ndi umwana wo kwa banajyaga numva sogokuru avuga ngo turi abasizi bo kwa Rusizi nge ndi umusizi wo kwa Rusizi urumva nge mvugisha ukuri mana nge ntago mbiguraho mana urumva nge mfite ibintu byanye nimo ndubaka mfite n'ibindi nzubaka mfite n'ibindi nzageraho ndabizi ibyanjye bizazamuka urumva one day nyine ubundi yigena ari iryawe aba ari iryawe kuko n'ubundi nimba bataradufashije se igihe twari dukeneye ko badufasha bazadufasha se twamaze kugafata natwe wapi none se nyine ubundi umuntu utaragufashije waramweretse ko ushobora kwinywesha amata cyangwa umuntu ugakama amata ushobora gukama amata ariko utazi ko bayanywa akakubwira ati amata wakamye ni gutya bayakama ariko nyuma yo gukama bayanywa gutya bana uzi ko umuntu akwima amata akaguha urwagwa ni nka bya bindi bajya bavuga ngo umwana utari uwawe umwicisha inzoga n'itabi ubwo rero burya iyo umuntu yanze kugufasha ngo mukorane nawe ubone kuri ya mafaranga uko reka ngowe nk'urugero ushobora kuba ufite amafaranga ufite YouTube channel tugafatanya tugakorana hari n'igihe gutaba uhita unyishyura ako kanya ariko nibura ukavuga ati buri kwezi niba yinjiye 500 reka FILS moye wijana wenda n'undi moye senkani nanjye njye wenda 35 sibyo ariko se nimba utatekereje uwo mutima ubwo urumva uri umuntu niyo mpamvu nyamvuga ko harimo abantu b'abanyarwanda twebwe tugifite umutima hakabamo n'abandi bantu batakigira umutima sibyo kuko nimba FILS ndwaye akaguru sibyo wenda nka cyage nari ndwaye akaguru na ubu ngubu nyine nubwo nyikarwa ariko ndimo nasanze nta kibazo kirimo yego none nabwira umuntu ngo namira inote y'igihumbi akayinyima ubwo ni ubumuntu kandi amafaranga yafite kandi azi ko nshaka kwivuza nabo umuntu rero burimo ariyo mpamvu nyine nashimiye Yago n'abandi bantu bagiye bamfasha rwose kabisa Imana ibaho umugisha Imana imuha umugisha none fi uyu munsi uri gukina nibyo urakina ariko ibyo ntibiramenyekana ariko ufite abakinnye ibyamenyekanye n'abamaze kugira iyo bagera nyine barahari tu kuki uvuze ngo ntago biguraho ntago mbiguraho kuko nye ntawe ndarira iwe urumva nta n'uwo ndyiwe nta n'uwo nteze kurya iwe urumva nge nzarya iwanjye cyangwa njye kwa data kuko mfite papa na mama ngewe hanyuma nzakora ibyanjye mbikore n'umutima wanjye wose abanyarwanda nibabona ko ari ngombwa ko bamfasha ibintu byanjye bikamenyekana cyangwa se bikarebwa kugira ngo nanjye nyiraho ngera ubwo bazabireba nibabona atari ngombwa bazabyihorera kuko nanjye ngerageza igitondo n'ikigoroba iyo ndyamye nijoro nta kindi kintu mba ndi gutekerezaho mba ndi gutekereza kuri YouTube channel yanjye ese ni ibiki naho abanyarwanda ese ni ibiki bakunze ese nabaha filimi zo mu cyaro nabaha filimi zo mu mujyi nkagenda mvangavanga byose nyine nkabitekereza nkabishyira aho ngaho noneho nkagenda nzana na ba bantu bakunze aribo ba NYINAWAMBOGO ba Mukarujanga banuza ba Nyagahene ba Kanyombya kuko Kanyombya nawe arankinira usibye ko Kanyombya nawe buriya Kanyombya nawe ako akantu kameze gute akantu ko kumutumira ngo azankinire muri filimi yanjye akabyanga ngo nimuha amafaranga ngewe naramufashije imyaka myinshi muri filimi yitwa Nta Munoza abantu barayibuka
nkamufasha nkajya nza nkamukinira nkava Kacyiru n'amaguru tiri paka Igikondo nkahirirwa nkicwa n'inzara narangiza nkongera nkataha. Ibyo bintu narangiza nakubwira ngo ngwino mfashe warangiza ukabyanga kanyombye nubwo ari we wanzamuye nyine ukamfasha abo umusitari ariko hari harimo na Nyagasani sibyo. Nyina wambo nk'ubu hari nk'abantu ushobora kuvuga ati nkutume muri filimi yanjye ngwino akabyanga. Yes, birashoboka. Hari igihe byakunda akabyanga neza. Ubu ubona biterwa n'iki mpamvu byanga? Nyine ni wa mutima mubi nyine gase nese umuntu yabara gufashije wowe yaguhamagara ukanga kujya kumufasha urumva ari byo. Urumva ari umuntu bumurimo nago byabari ni hafi ya ntabwo kandi nawe yaragufashije. Ati turabahamagara mukanga kuza. Wowe kubera iki FILS aguhamagara ukagenda? Ngewe nuko FILS nanjye hari ubufasha ajya nkorera. Nkungu FILS ya amboneye ikiraka aratamamagara nkagenda nkakora. Urumva nayo mpamvu ngewe nanjye adashobora kumamagara ngo mbyange. Kandi noneho ikindi navuga NYINAWAMBOGO n'umwana mwiza man. Urumva NYINAWAMBOGO n'umwana mwiza ngira ngo nabibabwiye cyane. Ni umwana mwiza NYINAWAMBOGO ntari biryiwe ntaki. None fi ukivuga ngo nta urya iwabo ngo nta n'uteze kurya iwabo. Urumva n'uwari urimo gutekereza uyu munsi adahita abikuramo? Oya abo rwose bano bakinnyi b'amafilimi bo mu Rwanda cyane cyane abo bagabo babiri navuze. Inde nande? Seburikoko na Samusuri. Nimba nyine yanekerezaga urumva n'ubundi mani baratinze kudutekerezaho nibagumye babyigumanire banabyivugane kuko n'ubundi natwe ntago ari twe tuje kubongerera views cyangwa kuzigabanya. Imana nibafasha ishobora byose babyibuhe. Ubwo kuvuga kubyibuha ni cano yabibyibuha amacano yabo nabyibuha Imana ibafashe bagere kure sibyo bakore bivemo. Hanyuma wenda hari igihe bazaba bafasha abandi bana wenda bari kuza muri sinema kurusha uko bari gufasha FILS. Wenda FILS ufitemo n'akazina ku buryo nta muntu n'umwe utapfa kunyoberwa sibyo. Nari bimani nibakore nibagire gusa bakagombye gufasha nk'uyu mubyeyi sibyo. Ngewe wenda bakandeka ariko bagafasha NYINAWAMBOGO. Ubundi NYINAWAMBOGO niyo ndi gusabira cyane kuko ngewe mfite papa mfite mama niko nababwiye. Sinishyura inzu sibyo nta nubwo nkodesha nta n'ikindi kintu kindi kimangayikishije cyane. Ikimangayikishije uzi icyo ari cyo ni kamera yanjye yamenetse umukameramana yimennye yamara kumeneka urumva ntago nari bwamwice nta n'ikindi kintu nari bwakore. Ariyo mpamvu nsaba abanyarwanda rwose mwokagira Imana umunyarwanda waba afite ubumuntu cyangwa se ubushake bwo gufasha wangurira kamera rwose wayingurira ukayima burundu wayingurira ukayima kambwira ati FILS buri kwezi ijye ushyira amafaranga runaka kuri banke yanjye kugira ngo wenda ya mafaranga ye yampaye nageraho nanjye ngumane kamera cyangwa se mwungukire runaka. Ariko bibaye byiza yaba ari abantu bahanze harya babita abadiaspora mwoka byaramwe ni mumfashe rwose nibonere kamera ndayikennye. Ubu ngubu ndi gukoresha kamera nkodesheje kandi nta mafaranga mfite. Amafaranga nari mfite menshi nayamariye kwa muganga nayo bamfashe yose narayatanze. Mumfashe rwose ndebe ko nakibonera kamera iyo ariyo yose. Gusa byaba byiza mbonye kamera nziza kugira ngo mbagezeho amashusho meza kubera ko ni mwebwe nkorera mwokagira Imana. Nicyo kintu cyonyine ngewe nkeneye banyifashiriza. Hanyuma ngiye nago nigeze mvuga ngo abantu muri rusange ngo nago mbakeneye. Mwebwe ndabakeneye pe. Umuntu nakeneye ko mfasha ni Seburikoko na Samusuri kubera ko nyine nago bigeze bamfasha igihe nari nyenewe gufashwa. Urumva nta nubwo bari gufasha uyu mubyeyi nibafasha uyu mubyeyi nicyo mbasaba. Urumva
hanyuma njye abantu muri rusange nibo nisabiye kamera hanyuma ngewe ndabizi nzatera imbere nimbona kamera nzatera imbere uzatera imbere uri kuvuga ati abantu nibafashe uyu mubyeyi kuki utavuga Nzovu impamvu Nzovu niwe witera ubukene ntago uyu mubyeyi yitera ubukene kuko uyu mubyeyi ntajya mu busambanyi nta nubwo ajya mu businzi none se Nzovu ahubwo abantu nibafashe nyina wa Mbogo nawe avuge nimero yiwe bamufashe abona amafaranga yo kwishyura umwana ishuri abona amafaranga yo kugaburira umwana kuko nyina wa Mbogo afite akazi nyine gaciriritse acuruza n'inkweto z'ibihumbi 10 cyangwa 5 ntago afite amafaranga yo gufasha yo kwifashisha cyane paraporo yuko abandi bameze urumva nta kintu ariho ariko Nzovu urageze kumufasha gute kandi uri bumwohereza amafaranga akajya mu buraya ariko afite umugore none se ntago wabibonye ku kinyamakuru cyawe warabyerekanye umugore we baratandukanye kandi Nzovu ni indwara yiwe nyine niko yimereye nta kundi twabigera ni umunywi wacu nyine ni umunywi wacu hari abantu bari bazi Kofi wenda uramuzi hari abantu bavugaga ngo iyi ni filimi ya Nzovu nayo ndi gukinisha bari bazi ko ari filimi se hoye ntago ari filimi rwose Nzovu twarabanye twajyanye i Burundi twamaranye y'imyaka 3 ngena Nzovu yakoreraga amafaranga yakora nk'ibihumbi 500 by'amanyarwanda agahita ajya mu Indaya tukazongera kumubona mazeyo nk'ibyumweru 3 amafaranga yose yaramushiranye n'inkweto zo kwambara nazo afite yambaye ibirenge urumva ntago ari ukumusebya pe si ukumusebya ntago naje hano gusebanya ahubwo nyaye mvuga ibiriho urumva Nzovu ntago ashobotse ahubwo buriya nemba mw'abanyarwanda mwe mwokagira imana mwe mwogaheka buhungu nakobwa mwe niba mushaka gufasha Nzovu nimufasha umugore wa Nzovu mwifasha Nzovu kuko Nzovu nimumuha amafaranga arajyana muri byeri arajyana mu Indaya nimufasha umugore wiwe kugira ngo arere abana neza ako kantu ubishyizemo ni sawa ako kantu niko sawa urumva nyina wambo Nzovu umuzi gute ni muntu ki kuri wowe cyakora nanjye nkuko FILS bivuze Nzovu ukuntu muzi njye nari twahindutse yakundaga abakobwa nari twahindutse aho se ntabwo yigeze gutereta oya vugisha ukuri Nzovu ntabwo yigeze anereta iyo gutereta wari kubyemera byari guterwa nyine nuko tumeranye nawe uko bumeranye nimba mwiyumvamo nawe nyiyumvamo urane ko byari kugenda ariko Nzovu nanjye mu by'ukuri nanjye iyo ngeso nanjye nari nyimuzeho njye nzi ko wenda nayiretse yes ni FILS ndetse na nyina wa Mbogo FILS ati ndasabira uyu mubyeyi ubufasha ati kandi kanaka simbiguraho kubera iki wakunze kumentioninga ngo Samusuri na nuza na Seburikoko niwe Sekaganda impamvu nabibanzeho ni abantu bafite amafaranga bari abakoboyi sibyo bakora ibintu by'amakwe bakabona amafaranga bavana amafaranga mu mapublicité bavana amafaranga mu YouTube channel yabo n'abantu nyina wa Mbogo atakagombye kurira cyane cyangwa kugira ikibazo bahari barafatanyije ari abantu be sibyo ari umukinnyi mugenzi wabo niyo mpamvu jewe rero mbivuga kuko jewe uzi ukuntu nteye ubundi bwanjye nigeze naje kubona nyine ndi umuntu wa muntu ngiye uvuga nyine urumva kuko impamvu nabikubwiye ntawe ndiriwe ntawe ndyamiwe nta nuwo nteze kuryamiwe nta nuwo nteze kuryiwe ngomba kubabwiza ukuri rero kandi niba hari umuntu wari uzi ngo Seburikoko n'umwana mwiza ntago nje gusebya Seburikoko wenda kwanza uzi sura nk'ubu ngubu nshobora kuvuga ibi muri comment bakaza kuvuga ngo urashaka kurira kuri Seburikoko ngo urashaka kurira kuri Samusure ntago Samusura ndusha ubusitari nta nubwo Seburikoko ndusha ubusitari abantu babimenye
natangiye filimi mu mwaka w'ibihumbi 2000 wuzuye nibwo bwa mbere nakinnye filimi kugeza na n'ubu ndacyakina filimi sibyo abafana banje barahari bamfite ku mutima sibyo hari n'abantu b'abafana banje ariko wenda bafite impamvu ibazana urumva ariko abafana banje barahari bamfite ku mutima buri muntu wese agira abafana be Seburiko kagira abafana be Samusura kagira abafana be Kanyombya kagira abafana be Nyinamboga kagira abafana be buri muntu wese agira abafana be cyane ubwo rero ngewe ngomba kubabwiza ukuri pe ni kimwe nk'uko hari undi muntu waza avuye ku ruhande akaza akababwiza ukuri bya FILS sibyo mushobora kuba munzi nk'umwana mwiza kuko mumbona muri filimi ariko mu buzima busanzwe bwanjye mutazi ibyanjye batazi ukumenya rero wa muntu aje akavuga ibyanjye ntago navuga ngo uriya muntu ngo yarambeshyeye hoya okay nanone abaye hari ikintu yambeshyeho nazi icyo kintu akaba ari cyo mvuga ariko atarambeshyeye se ubuse umuntu aje akavuga ngo FILS ni umusiramu kandi akunda inzoga yirirwa mu kabari cyangwa akagira nk'umuntu ufata akavideo akakerekana najya kubihakana ariko si nimba ntabikora ibyo bintu ngomba kubihakana niyo mpamvu rero ngewe mba mvugisha ukuri buriya ari ukuri kwinshi cyane nzababwira nitonda ko abasitari bamwe na bamwe ngenda mbona nyine nzababwira one day tuvungurireho gatonya fi kugira ngo n'abantu bamenye part 2 tuzakorana umuceri ugiye kuwumena umuceri ngiye kuwumena shani byinshi mwana ni byinshi ahubwo ikintu ndankora nzambafatira ubu video bwo mu maroji bw'abasitari bamwe na bamwe baba bajyanye abana b'abakobwa batoya bababeshye yuko bagiye kubagira abasitari bijya bibaho ubwo biba byagenze gute abandi bakabajyana mu mago ngo bagiye kubakoresha casting icyo kintu turacyamaganye kandi gicike burundu twamaganye n'ibigende rwose ndamagana n'ibishegu byaba ari abantu bigira abamansera basebye idini ry'abandi rya gaturika nubwo ntari umunyagaturika ndi umusiramu ariko ejo natwe bazadukira idini ryacu ndabamaganye ribu nimba munyumva cyangwa leta y'u Rwanda nimba munyumva mwoka byaramwe turabizi mushoboye byose ntago muri Imana ariko mushoboye byose ni mukuce bira bintu byo gufata amadini y'abandi bakayasebya umuntu arifata akambara imyenda y'abamansera akambara imyenda y'utumini bakamwerekana mu gitsina cye bakerekana umuntu yambaye imyenda y'abamansera ari gusambana ari umuntu w'umunyarwanda muhari nk'abantu b'abanyarwanda b'umuco bakagombye guca ico mu gacicumu ico inuza akabaho inuza mana yo bivuze mba numva ngiye no kurira no kuri mba numva ngiye kurira baciye koko bira bintu by'ibishe natwe durahari dufite amafaranga urumva mfite makeya ntago mfite menshi ariko nanjye mfite aho nabishoramo ibyo bintu by'ibishego kuki se ngiye ntabikora kuki se bagenzi banjye bandi batabikora mwaritse gushyira ubusambanyi hanze ngo mubwamamaze n'ibintu by'ubutinganyi nabonye ubu ngubu bisigaye byaraje cyane wenda iby'ubutinganyi byo tubyiyorene nibashaka batingane isi zarindi ibarangiraho bagitingana ariko iby'imyamburire n'ibintu byo gusebya amadini y'abandi ibyo bintu rwose nibicike ubwo ngewe ndi gutuma kuri Minisiteri y'Umuco na Siporo baca biriya bintu by'abamansera biriya bintu ntago ari byo bisebye idini ry'abandi kandi Kiliziya Gatolika niryo dini rya mbere rifite abantu benshi cyane babayoboke ku isi ahubwo sinzi impamvu nta n'ikintu na kimwe bari babivugaho akaba ari ngewe nirwa nshya gushyashyana ku macano mbivuga nuko ngewe biba byambabaje vraiment niyo mpamvu mbivuga ari nk'idini rye badukiriye hari ibishoboka nanabarasa ngewe mbaye ndi nka Perezida Kagame nabarasa ni ukuri ko Imana ntago nkubeshye se Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame twitoreye ku mugaragaro Perezida Kagame nabyiniye nkagenda njya ahantu hose ndi hejuru y'imodokari Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nagiye ngewe nkifata nkashyiraho amarange ku mubiri wanjye wa FPR nkagutora Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngewe ndagusabye ca bino bintu urumva bace bino bintu mana
barimo barasebya abantu rwose bari gusebya amadini y'abandi bari gusebya reba nk'ubu ngubu ngiye mfite umwana w'umuhungu ibaze nk'ubu afashe telefone akajya kurabira ibintu by'amaporono y'amanyarwanda biriza ku ma YouTube channel ko mufite ubushobozi bwo kubica mwabiciye cyangwa mugafunga izo nzererezi ngiye ngomba kubibabwira kuko nababwiye ko ntawe ndaririwe nta nuwo niririrwiwe nta nuwo nzakinira kuraririwe nta nuwo nzaririwe nzarya iwanjye cyangwa ndya ibyanjye cyangwa ndya ibyo bampaye ariko ntago nzarya wowe ibyawe iby'umuntu runaka uwo ari we wese yicariye hariya yicare hariya ngewe bazarebe mu mavideo yo kuri RBA ndi mu bantu ba mbere batoye Paul Kagame bashyizemo imbaraga ndamwamamaza njya mu ntara nambara imyenda njya hehe ndabyina nkora ibishoboka byose ndagusabye perezida wa Repubulika nawe mufatanyije bose muce biriya bintu ndabasabye kabisa ndabibasabye urarize ndarize ndabibasabye babikore niba atabikora ubwo bazaba baduhemukiye nyine ndabivuze uri FILS ndabivuze ndi FILS bazaba baduhemukiye pe kurabona nete wihanagure fasha gutyo nyinamba FILS yararakaye niko fi ihangane barabyumva kandi nzi ko bizakunda nyina wambo karame wowe urabivuga hiki ngewe ntabwo ndabibona nge sindabibona nese hari abakina poronosi ntabwo ndabibona ngewe Nyinambogo ntabwo aba kuri social media cyane rero nirwa kuri social media ngewe wifi mu rugo ubwo rero mba mbona ibintu byose urumva ntabwo biriya bintu ari byiza kuko rega n'abana babo bayobozi urumva si ngombwa wenda ngo umwana wanjye ngo niki n'abana babo bayobozi byanze bikunze hari igihe abana baba ari aba bayobozi abenshi baba bafite amatelefone urumva ibaze nk'umwana wawe umusanze ari kureba ibintu by'ibishego nka biriya by'ubusambanyi by'amabyi nka biriya byagushimisha koko wa muyobozi we fi wabonye bingahe ibintu bikurishije byinshi reba ubusambanyi ngo twe ngo dufite igitsina ngo kimeze gutya na gutya ngo yobona ngo bimeze gutya na gutya ngo kugira ngo umugabo yishime ngo bigenda gutya ngo ugasanga noneho ugasanga umukobwa yambaye nanjye hari aho bigeze kumpamagara ngewe ariko navugaga ndi kwigisha abapapa banini urumva uburyo n'umukobwa twari turi kumwe ari kubigisha ariko ibyo bintu bitandukanye keretse wenda nimba yaraje gukora ibindi tutari kumwe ariko ibyo bintu bitandukanye n'ibyo twebwe twavuze ugasanga umuntu yambaye akamini aririrwa baramufotora yerekanye igitsina ngo kugira ngo views zinjire frema ntabwo ibyo bintu ari byo mushaka amafaranga mu bundi buryo reba nyina wambogo ko wasetse watembagaye mvuga ndabizi ibyo uvuga ko ngewe rero ntaranabibona niyo mpamvu ubwo nari ndimo nseka ntabwo ndabibona ngewe niyo mpamvu nturabibona baguhamagaye se ngo ubikine reka ntabwo nabikina nese ubwo nakina ibyo bintu nk'umwana wanjye akabibona yavuga ngo iki ntabwo nabikina arega amafaranga uko yaba angana kose arashira arashira iyo uyafashe nabi arashira kandi n'iyo uyafashe neza warayavanye mu bintu biba arashira kuko shitani aragushuka yarangiza akanaguhenera shitani aragushuka yarangiza akanaguhenera igihe uri gukina ibishegu wishimye ubona amafaranga ni shitani uba uri kugushuka nanagufasha kubona ya mafaranga noneho igihe ribi iteye amataka aho ngaho baje kugufata shitani burya ibi kuguhenera noneho wari uri kumbwira ati hari igihe kimwe kizagera uvuga ati uyu muntu namubonye yinjiza akana hano muri rogi maze ngewe nuko nta kamera ndabona ngewe mfite kamera
najya mbereka abasitari bajya muri ibyo bintu by'ubugoryi, ugasanga umuntu ngo nuko aririmba ni umusitari urenze, yafashe akana k'imyaka 18 yakajyanye muri rogi cyangwa yakazanye iwe, ngo cyangwa ngo bariya b'abasitari b'amakinnyi b'amafilimi, ngo umuntu afite filimi ye ngo atumiye umwana ngo azaze muri casting, yaza muri casting ugasanga amujyanye mu rugo. Urumva amujyanye mu rugo niyo wenyine uhari, agiye kumusambanya, agiye kumushukashuka kubera ko afite izina, ari kumubwira ngo nawe azagira iryo zina nk'iryo, yarangiza ugasanga aramushukashutse, aramusambanya, amuteye inda, ejo yaza kumubwira ngo ko wanteye inda, ngo iyo nda ntago ari yanjye, ntago ari njye nyine wagusambanyije. Ubwo sibyo ni ibintu nibyo, niyo mpamvu mvuga ngo nibicike. Nimba leta y'u Rwanda itabiciye ibyo bintu nta kigenda, bari kutwangiriza. Abari buvuge ko ushaka kububikira imbehe fi, nibashake babivuge. Jese ngenda biguraho, ntago mbiguraho pe. Bande subuni nubikira imbehe, bakoze ibintu byiza nkuko natwe turi gukora izo zakabashengure cyangwa iyo YouTube channel FILS TV official cyangwa nibindi. Urumva tugaca mu bintu by'umucyo, tukareka guca muri ibyo bintu by'inuza by'ubusambanyi. Ubusambanyi se bimaze iki? Nagenda sambane tutamureba bitari inyuma, bitari muri kamera, agenda sambane ku giti cye, kandi abone tumufatana n'umwana tuzamufunga. Keretse leta nayo nibishema iruhare ikagenda inuza harya biguru ntege. Kandi nzi neza yuko nimba hari leta dushoboye ni leta y'u Rwanda, nibafate rero icyemezo. Ngendeka kwirirwa mvunikira ubusa, mvugira ubusa. Urumva bafunga inzererezi. Ntago mbeshya pe. Kandi hari abo nabonye hari iwanyu Kacyiru babikora. Ni benshi cyane mani, ni benshi cyane. Ubuse ibintu twirwa dukina muri filimi biba ari ukugira ngo twigisha abantu. Nitumara kwigisha abantu, nimba wenda Emi nimba wenda Emi wakina, nimba wenda nk'ubu ngo ejo bundi nari role nakinnye ndimo ndashuka umwana wa murumuna wa NYINAWAMBOGO, ndi kumushuka muha amafaranga kugira ngo murongore, kubera ko nzi ko ibyo bintu mu mago bibamo. Urumva ibyo bintu rero nimba tumikinnye ngiye ndi kubyamagana muri filimi, ndi kugira ngo ubibona avuga ati nyamara FILS biriya bintu ninge yakinnyeho, ahubwo byarangiza ahubwo bigakomeza. Ubwo sibyo bimaze ikego n'ubundi nizo nyigisho nta n'ikintu zimaze. Ahubwo kandi noneho ikintu kinambabaza rero bungubu nibagiye kuvuga, ugasanga abo bantu birwa bakina bishegu, abantu bagiye barabirebye. Namwe mukunda ubusambanyi koko, mukunda ubusambanyi. Urumva ugasanga ibyo undi muntu yakoze, wenda n'urugero se buri koko yikiniye filimi yiwe irimo inyigisho nziza. Urumva ntago bagiye ngo barebe se buri koko cyangwa ngo baze barebe FILS, ahubwo bagiye kura bwa busambanyi bimwe bakoze bari by'ibishego. Ugasanga ibishego bifite nka miliyoni kwa FILS. Urumva kwa kabashengure nta na views 100 zihari, kandi mu by'ukuri nagerageje uko nshoboye. Ubwo sibyo nibiki. Yes fi, nago biba byoroshye. Reka we na NYINAWAMBOGO pe nzongera mbatumire, kandi Imana ibarinde biteho. NYINAWAMBOGO we nta kintu uvuga, ako NYINAWAMBOGO ntago ugira isoni. Kareka ngiye ntabwo ngira isoni, ariko ugira isoni wapi singira isoni ngiye. Kuba witonze se? Mba nitonze se, ngiye mba nitonze. Uba witurije? Mba niturije. Yes rero mwakoze kubana natwe fi, Imana iguhe umugisha. Ikintu nshaka kuvuga uvuga ngo gihe cyo nshaka kuvuga, ndatumira abantu bazaze. Mfite nuko ntarabimenya neza, ariko ndashaka kuza zerekana filimi yanjye ku mugaragaro, ndimo ndabitegura, nzababwira. Hanyuma ikindi nari nibagiwe, umuntu ushaka gukina filimi yanjye, kuza gukina muri filimi yanjye, uwo ari we wese, ngiye nta muntu mpeza,
nimero yanjye ni 0788919179 kandi nushaka kumfasha kuri ya kamera nawe nimero niyo ngiyo iba muri mobile money. Hanyuma nkorera imbuga zanjye, Instagram yanjye yitwa FILS TV official, n'ubundi nuza FIB, Facebook ni FILS TV Nyamunini. Hanyuma TikTok yanjye ni FILS official. Ako fi hari video yigeze kugaragara ngo wateye ivi. Nateye ivi. Shuwa se? Byanyabyo. Mfite n'ubukwe ku itariki 6 nabwo ndabatumiye muzanantwerere kandi. Z'ukwezi kwa kangahe? Z'ukwezi kwa 11. Ubundi nari nabishyize ku itariki 25 ariko kubera ibintu bya corona n'amasare n'ibiki bita bigongana, ubwo rero ubukwe mbufite ku itariki 16. 16 akuzi ko ari 6 we. Tariki 6 ni tariki 16, nduva ari tariki 6 z'ukwa 11. Hamagara shera umubaze. Muhamagara. Reka muhamagare wa mugani. Kamuhamagare mubaze. Wibagiwe itariki ubukwe bwawe buzabera. Ako kantu karanjabutse. Ubwo tugiye kumubaza ngo ushyire loud speak niyumvire. Nyina wambaye bazo ufite umugabo akibagirwa itariki y'ubukwe. Shira loud speak fi, shira loud speak. Muhamagara. Nawe ni umusiramu. Etse numva ko nakwitaba. Fisi bagiye itariki y'ubukwe zawe. Ndumva ni hagati ya 6 na 16. Byakojabutse. Byanjabutse pe. Yanze ko kwitongera umuhamagara. Wafashe irembo? Byose nanerekanye n'umugeni byose. Uriya mukobwa ni uwahe? Uriya mukobwa ni uwa Kacyiru. N'ubundi hariya ku muhanda w'amabuye. Webo baba mukanserege. Hari iwacu. Nana muraturanye na FILS. FILS turaturanye. FILS yibagiye itariki zanjye z'ubukwe wallahi. Mbega. Kamamagara undi muntu, kamamagare pare wa arya ni pare wanjye. FILS nawe bari kubisekereza. Fi, oya FILS yateye ivi narabibonye. Shira loud speak numve ko nupara kubwira. Ubukwe buzabera hefe mu gihe batarakwitaba. Buzabera Kacyiru. Musigiti wa Kacyiru. Shira loud speak numve. Seti. Wanyibukije itariki z'ubukwe bwanjye. Ni kuri BigTown TV nari nzibagiye itariki zanjye bari kukumva. 16 itariki 6 z'ukwa 11. Sawa urakoze cyane Imana ibahe. Tariki 6 z'ukwa 11. Ntabwo nzongera kubyibagirwa pe. Ni ukuri. Sheri buriya nabibona ntabwo turi buserere. Ati niko wibagirwa ute ubukwe bwacu. Ibaze kwibagirwa itariki zawe. Ati bigaragare ko hari ibindi bintu bindi uburimo. Uba wibereye. Arashobora kukubwira ati urara muri Amerika. Hanyuma ndabasaba bavandimwe bashiki bacu, bakuru bacu, bamama bacu, bapapa bacu, basogokuru, banyogokuru, turabinginze yaba ngewe na nyina wa Mbogo
nimujye kuri YouTube channel yanjye yitwa FILS TV official, mukore subscribe, mujye mukurikirana filimi zacu, mudukorere share kugira ngo ibintu byacu bimenyekane. Dore filimi yanjye cyangwa se YouTube channel yanjye ntabwo iri kumenyekana neza, kandi ndifuza ngewe kujya njya gufasha n'abarwayi bari sehashika. Inshallah Nyagasani nafasha nkabona amafaranga, ngafasha n'abantu badafite ubushobozi. No kuri Nyagasani abyumve, kandi ibyo mvuga biri no ku mutima. Nyagasani arabizi. Fi bakubwe ku itariki y'ubukwe bwawe ari ryari? Itariki yanjye y'ubukwe itariki 6 z'ukwa 11. Hanyuma z'uyu mwaka se z'uyu mwaka nyine. Muhereze mikoro NYINAWAMBOGO. NYINAWAMBOGO ni z'uyu mwaka, sikarejo bundi bavuze ryari? 6 z'ukwa 11. Sefi kutari warabimbwiye. Ya baba we, mbega FILS ntabyo narinzi, ahubwo emi ni ubimbwiye. Ntabyo narinzi pe. Hako fi ntabyo narinzi n'ukuri. Ni narinzi yuko abizi. Umva ahubwo nukuzakenyera. Uzaze wambaye neza NYINAWAMBOGO, hazaba hari abanyamakuru benshi bazakubone nawe wanziye mu bukwe. Shafi nzaba mpari. Nzaba mpari kabisa. Mu basiramu ntabwo mujya mukenera ngo abagariso doneri. Twe ntabwo tuvangura ngo ntabwo umusiramu. Gariso doneri uzi icyo ari cyo? Gariso doneri ni umuntu udonera umuhungu, umugeni nyine w'umuhungu. Nyine wavuze abagariso doneri. Gariso doneri. Gariso kwanza bisobanura umuhungu. Sibyo? Doneri rero ni umuntu ugomba nyine kugenda guporotokora. Nimba biza kunzwe akagukora akaguhanagura, kuko icyo gihe we ntuba wikoraho, urumva? Uba wishimara nubwo uba wishyikira neza, baba bagomba kugukoraho, urumva? Kuko buri ibyango. Hereza NYINAWAMBOGO. NYINAWAMBOGO, gariso doneri ni iki? Gariso doneri nyine ni nk'ibingi bababwiye. Ni umuntu nyine uza protokora umugeni nyine ukuntu aba yambaye. Fiyo doneri? Fiyo doneri we ni umukobwa uprotokora umugeni. Okay, no umukobwa. Fi iyo bavuze gariso doneri ni babahungu bane cyangwa bangaye bagarodonera bambarira umugabo. Fiyo doneri ni babandi bambarira umukobwa ari bane. Bose se. Ubwo rero reka mbashimire mwakoze kubana natwe. Hanyuma ikindi kintu ngusaba nabo babyumva, mundemere ikintu ngiye mbashakaho wowe mwebwe nka BigTown. Mundemere munshyirireho ntuza turagupiningira. Imana iguhe umugisha kurinde. Nshimira abantu bose babanye nanjye. I love you so much, kandi imyiteguro myiza y'ubu. Peace kubafanaho muri Nyagasani, abandemere Nyagasani abampera umugisha. Sawa.